Yeah. I got a girlfriend. She's a bad girl najya kina kuko nawe afite girlfriend. Ejo bundi napostinze video ya Amalone abantu umuntu umwe yaza muri comment ambaza kuri Davis D, ariko ntabwo ndi buvuga ibintu byinshi kuri Davis D, ariko ikintu kimwe ndibuze kubwira Davis D yabaye umu artiste navuga ko waje yari afite potential za danje kuko Davis D ari mu bantu nyine bimwe ishi yaririmbye nk'industry ya Ungrateful sana ngarahindura game zamwishyura iki. Davis D rero ari mu bantu nyine babonye ko game iri Ungrateful data kubera ko bigendeye ku ma video yakoraga kuri quality y'indirimbo yakoraga. You wanna be a star byoroshye nko kunyunguta bombo. Davis D ikintu cya mbere yazize, Davis D yaje muri game ariko ari abantu biziritse kuri zino sound nyine bamwe bazita za Kanyarwanda, ariko ntabwo ndi kumwe nabo nyine imiririmbire y'abantu before 2014 murayibuka. Rero Davis D yaje ari umuntu umeze nkaho afite changes yo wumvishe nka ndimbo za Maria Kariza za biryo gumvaga nyine soundinga mu kuntu afite sound itandukanye, ari nabyo bano baninani bakora ndetse n'abandi bagiye batandukanye, even na Bakivumbi King hari uburyo nyine bumva nyine basoundinga nko even na Mistake. Aujourd'hui tu sais à moi, ça fait des années que je suis à toi, on va se dire oui. Davis D rero kubera ko yaje ari uwa mbere utangiye gukora kuzana iyo sound nshyashya byaramugoye nyine kugira ngo penetrating kuri no soko. Ikindi buriya Davis D ari mu artiste bakoraga video nziza, team nawe aracyakora video nziza. Wana winyaga tadi ashaka amanyoko dekurami, ariko nyine kubera ko interaction ye n'abandi bantu atari nziza byatari, kubera ko Davis D ashobora kuba adafite kakantu kugigira kuko hano mu Rwanda muri industry yacu tutagiye ntabwo bishoboka, umva uragenda nyine birakunanira. Rero Davis D bigendeye ku mafaranga umuryango wari ufite nayo yari afite, ntabwo we ntabwo yari afite ako karite ko kuvanga no ndagigira. Ikindi Davis D nyine ni nayo mpamvu wabonaga ashyize hanze indirimbo ukajya kubona nko muri Tanzania abantu bari kwivibinga, ariko hano mu Rwanda nta kintu kiri kuba, kubera ko rero yabuze ako kantu, kubera ko hari abantu nyine aba stakeholder muri no industry baba bafite nyine uburyo bagomba kugenda. Rero Davis D byaramunaniye nyine kugira ngo ashyire ibintu 1+1 afite ukuntu atajya bungaza ni ujya muri byana